Juno Kizigenza yatangiye kwigaragaza mu muziki nk'umusore ufite impano idasanzwe mu myaka ya 2020. Yatangiye afite inzozi n'icyerekezo cyo gukora umuziki ufite umwimerere uvuga ku rukundo, ubuzima bw'urubyiruko n'inzozi z'abasore n'inkumi b'iki gihe. Yabanje kumenyekana mu ndirimbo nka Power, Please Me, Jaja, Nazubaye, Mpafomira n'izindi nyinshi zamuhejeje izina. Icyo gihe yakoranaga n'inzu itunganya umuziki ya Igitangaza Music Label, ari nayo yamufashije gutangira urugendo rwe ku rwego rwisumbuye. Kugeza ubu Juno Kizigenza ari mu bahanzi b'Abanyarwanda bafite umuziki ugezweho kandi bakomeje kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga no mu bitaramo bikomeye. Yagiye akora indirimbo zifite imisusire itandukanye zihuza injyana ya Afrobeat, R&B, Urban Pop, bigatuma yumvikana mu buryo bwagutse mu gihugu no mu karere. Juno Kizigenza afite indirimbo ziri ku rwego mpuzamahanga nka Ndarura, Yaraje n'izindi nyinshi, zose zigaragaza umuhanzi ukura mu bitekerezo no mu myandikire. Afite uburyo bwe bwihariye bwo kuririmba butuma umuziki we uhorana amarangamutima n'ubutumwa bukora ku mitima. Mu buryo bwo gukora uyu munsi, Juno akora umuziki ku giti cye, akaba ari umuhanzi wigenga ugenzura ibikorwa bye byose guhera mu myandikire, uburyo bwo gusohora indirimbo kugeza ku myambarire n'imyitwarire imbere y'abafana. Juno Kizigenza ari mu bahanzi b'imbere mu gihugu mu njyana ya R&B, Afro Fashion, kuko yabonye ibihembo bitandukanye ndetse akunze gushyirwa mu majwi nk'umwe mu bahanzi bafite ijwi ry'umwimerere kandi rifite ubuhanga. Abafana be bamukunda kubera ko ari umuhanzi ukunda gukora, wicisha bugufi kandi uharanira gukomeza guteza imbere umuziki w'u Rwanda mu buryo bugezweho. Ubu Juno Kizigenza ari mu nzira yo gukura no gukomeza kwagura umuziki we ku rwego rwa Afurika. Ari kwitegura kandi gukorana n'abahanzi mpuzamahanga, gukora ibitaramo bikomeye ndetse no gushyira imbere uburyo bwo guteza imbere live performance no kurushaho kwinjira ku rwego rw'imbere mu karere. Mu kiganiro cyacu cya none baraganahe, tugomba kubanza kwibaza tuti ese Juno Kizigenza azashobora gukomeza kugumana uwo mwimerere n'ubuhanga mu gihe umuziki nyarwanda urimo guhindura isura buri munsi? Ese abageze ubu ni intangiriro y'urugendo rwe mpuzamahanga cyangwa n'iherezo ry'ibihe by'ubukana yari afite mu myaka ishize? Ikaze mu kiganiro cyacu baraganahe cya none. Nge nitwa Justin Mind Harerimana. N'ubwa mbere maririmbiye byari crazy. Ubona wakwakiriye gute amagambo make? Niyo show ya mbere kugeza usharagize uruhare rukomeye cyane kuri performance yawe. Nawe niko wabonye so wategereje kuzana n'ingoma kubera iki? Amazina y'ababyeyi yitwa Kwizera Bosco Junior, uzwi cyane ku izina rya Juno Kizigenza. Numwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bagejeje umuziki wabo ku rwego rwo hejuru mu gihe gito cyane. Yavutse mu mwaka wa 2000 mu karere ka Kicukiro i Kigali, akaba avuka mu muryango mugari ndetse akaba ari umwe mu bana barindwi. Ubwana bwe bwaranzwe no gukunda umuziki ndetse n'ishyaka ryo gushaka kumva no kumenya ibintu bishya. Yize mu kigo cy'Agahozo Shalom Youth Village, yamenyekanye nk'ahantu hafasha urubyiruko rufite impano kwiteza imbere binyuze mu burezi, ikoranabuhanga n'ubuhanzi. Ni nawe yatangiriye gutekereza ku nzozi ze z'umuziki mu buryo bw'umwuga. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Juno Kizigenza yatangiye kwiga muri Mount Kenya University, aho yakurikiranye amasomo ya business management. Ibi byamufashije kumenya uko yakwiyobora nk'umuhanzi uzi isoko n'ubucuruzi bw'umuziki, bituma atandukana n'abandi bahanzi benshi batagira ubumenyi ku bijyanye n'ubushobozi n'imicungire y'akazi kabo. Yakuriye mu mujyi wa Kigali, umujyi umenyereweho gutanga amahirwe ku bahanzi n'imyidagaduro, bituma kurira mu buzima bw'abahanzi n'umuco nyarwanda uhuye n'uw'isi. Urugendo rwa Juno Kizigenza mu muziki rwatangiye akiri muto. Mu gihe yari mu mashuri yisumbuye, yatangiye kwandika indirimbo zoroheje zerekeranye n'ubuzima bw'urukundo, inzozi z'ubuzima bwo mu mashuri. Yari afite impano yo gutekereza amagambo y'icyanga cy'urukundo mu buryo bworoshye ariko buhambaye. Uyu muhanzi yafashijwe cyane na studio mu kigo cya Agahozo Shalom, aho yamenye uburyo bwo gufata amajwi no gukora indirimbo mu buryo bw'ibanze. Muri icyo gihe umukozi w'ikigo witwa Nando yamubonyemo impano maze amuhuza n'umuhanzi Brucemelody. Uyu muhanzi waje kumubera nk'umujyanama. Brucemelody yamufashije kumenya uko indirimbo zikorwa mu buryo bw'umwuga, amuha inama ndetse amutera inkunga mu gukora amashusho n'indirimbo ze za mbere. Indirimbo nka
Formula yo mu mwaka wa 2020 niyo yamuhaye izina bwa mbere ndetse imufungurira amarembo yo kumenyekana. Yakurikiwe na Soldi n'indi yitwa Nazubaye. Indirimbo yaje kuba impindura amatwara mu rugendo rwe kuko yahise ikundwa cyane n'abakunzi b'umuziki w'u Rwanda. Juno Kizigenza afite umwihariko udasanzwe mu buryo aririmbamo, aho aririmba cyane mu njyana ya Afropop, Afrobeat, R&B ndetse rimwe na rimwe akavanga mo dancehall. Ijwi rye rifite ubuhanga bwo guhindura amarangamutima mu ndirimbo, rimwe riroroshye kandi riratuje, ikindi kandi rifite ubuhanga bwo gukurura imitima y'abumva, rimwe rikagira ubukana bw'amarangamutima arenga amagambo. Uko yandika indirimbo ze bigaragazwa n'ubumenyi bwo kugaragaza ibyiyumvo by'urukundo, kubabarira no gukunda ubuzima. Indirimbo ye Nazubaye yerekanye ubuhanga bwe bwo kwinjira mu mitima y'abantu binyuze mu magambo aciye bugufi ariko nanone akomeye, aho yagaragaje ububabare bw'umuntu wakomeretse mu rukundo ariko akagumana icyizere. Ubutumwa bw'indirimbo ze akenshi bugaruka ku rukundo, ubuzima bw'abantu busanzwe ndetse no ku ndangagaciro z'ubumuntu. Uretse ubuhanzi bwo kuririmba, Juno Kizigenza yifitemo impano yo gutekereza ku buryo umuziki ushobora gufasha sosiyete, cyane cyane mu burezi n'iterambere ry'urubyiruko. Mu rugendo rwe rw'umuziki, Juno Kizigenza yabashije gukora byinshi byamuhaye isura nshya mu muziki w'u Rwanda. Uhereye ku myaka mike yatangiriyeho kuririmba kugeza ubu, aha yigaragaje nk'umwe mu bahanzi b'abanyempano bafite icyerekezo kirekire kandi bakomeje gutanga icyizere mu muziki w'iwabo no hanze. Mu mwaka wa 2023 Juno yasohoye album ye ya mbere yise Yaraje, igizwe n'indirimbo 17 zifite ubutumwa butandukanye ku buzima, urukundo n'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Iyo album yerekanye ubushobozi bwe mu guhuza injyana zitandukanye zirimo Afropop, R&B ndetse n'umudiho wa dancehall. Mu ndirimbo zirimo harimo izafashwe nk'izikirenga nka My Wife, Igitangaza, Umugisha, Overdose n'izindi, aho buri ndirimbo yanditse ku buryo bwihariye kandi igaragaza uko Juno akura mu buhanzi bwe. Mbere y'iyo album yari yasohoye EP yise 6 kilograma mu mwaka wa 2021. Iyi EP yari igizwe n'indirimbo nkeya ariko zigaragaza itangira rye nk'umuhanzi w'umwimerere wibanda ku buryo bwo kuvuga amarangamutima n'ubuzima busanzwe bw'abasore n'inkumi. Mu ndirimbo zizakunzwe cyane, Nazubaye niyo yamuhesheje kumenyekana cyane mu gihugu hose. Iyi ndirimbo yafashe imitima y'abakunzi b'umuziki kubera uburyo yari kubiyemo ububabare bw'umuntu wakomeretse mu rukundo ariko agakomera, kandi amashusho yayo yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gihe gito. Izindi ndirimbo zafashije Juno Kizigenza kwamamara ni izitwa Formula, Salt, Ndarura, Urankunda ndetse na Away yakoranye na Ariel Ways. Izi ndirimbo zose zigaragaramo ubuhanga mu gutambutsa ubutumwa bujyanye n'ubuzima n'urukundo. Ku bijyanye n'ibihembo, Juno Kizigenza yabonye ibihembo byinshi by'imbere mu gihugu, aho yegukanye Isango na Music Award nka Best New Artist 2020 ndetse anatorwa nk'umuhanzi mushya w'umwaka muri The Choice Awards 2020. Mu mwaka wakurikiyeho yatsindiye igihembo cy'indirimbo y'umwaka Song of the Year muri 2021 hamwe n'ubufatanye bw'umwaka Best Collabo 2021 muri Isango na Music Awards. Ibi byose byerekana ko muziki we watangiye gukura mu buryo bugaragara mu duhigo twamwesheje icyubahiro. Indirimbo Nazubaye yigeze kuba imwe mu ndirimbo nyarwanda zarebwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube mu gihe gito cyane. Iyi ndirimbo yahise yinjira mu bihumbi 100 by'abayirebye mu minsi mike gusa, kugeza mu gihe cy'imyaka 5 gusa amaze mu muziki. Juno amaze gusohora indirimbo nyinshi cyane, ikintu gikomeye ku muhanzi ukiri muto mu rugendo rwe. Ibi bituma yitwa umwe mu bahanzi b'imena bafite umuvuduko wo gukora n'ubwitange buhanitse. Ku bijyanye n'ibitaramo, Juno Kizigenza yitabiriye ibikorwa byinshi bikomeye mu Rwanda. Yagaragaye cyane muri MTN Watch Music Festival, kimwe mu bitaramo bikomeye bihuriza hamwe abahanzi nyarwanda n'abanyamahanga. Yakoze kandi ibitaramo binyuranye mu turere dutandukanye tw'u Rwanda nka Kigali, Musanze, Nyanza, Huye, aho yifashishwaga mu bikorwa by'ubukangurambaga bigamije guteza imbere uburezi, by'umwihariko muri gahunda ya Learning Through Play igamije gufasha abana kwiga. Ibi byatumye banyurwa n'umuziki nubwo ataragera ku rwego mpuzamahanga mu bihembo bikomeye nka Afrima cyangwa MTV Awards. Juno Kizigenza agaragara nk'umuhanzi ufite icyizere cy'ejo hazaza kandi ushobora guhagararira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga mu bihe biri imbere. Ku rwego rwe, Juno Kizigenza yagiye agaragaza ubushobozi
bwo gukorana n'abandi bahanzi bafite ubunararibonye. Ibi byagiye bimufasha gukura no kwagura umurongo w'ubuhanzi bwe. Ubufatanye bwe bwagize uruhare rukomeye mu kumwubakira izina ndetse no gutuma umuziki we wumvwa mu buryo bushya mu mitima y'abafana. Yakoranye n'abahanzi bakomeye barimo Brucemelody, Solo mu ndirimbo Igitangaza. Indirimbo yakunzwe cyane kubera uburyo irimo injyana nziza, amagambo y'urukundo asukuye n'uburyo amajwi yabo atatu yahujwe neza. Yafatanyije kandi na Butera Knowless mu ndirimbo Umugisha, aho bombi bahurije ubutumwa ku buzima bw'abantu bashima Imana ku byiza bagezeho. Mu bandi bahanzi bafatanyije na Juno Kizigenza harimo King James ndetse na Bulldog mu ndirimbo Puta, Riderman, Ali Sudi, Ariel Ways mu ndirimbo Away yabagaragaje n'abahanzi bashya bafite impano ikomeye. Ari n'abandi bagiye bakorana benshi. Juno yagaragaje uburyo akunda gukorana n'abahanzi bato kugira ngo abafashe kwinjira mu muziki nyarwanda. Ku ruhande rw'abamufashije mu gutunganya umuziki, Juno Kizigenza yakoranye n'abatunganya umuziki bakomeye mu Rwanda barimo Element wakoze Nazubaye hamwe na Medbeat, Bob Pro, Kinabit, Prince Keys, Nesbeat, Santana Sauce, Koze. Bose bagize uruhare mu gutunganya indirimbo zigize album Yaraje. Ibi byatumye umuziki we wumvikana mu buryo bugezweho kandi bufite ubuziranenge mpuzamahanga. Mu bijyanye na kampani zamufashije, Igitangaza Music Label ya Brucemelody niyo yamufashije kuva mu ntangiriro z'urugendo rwe. Brucemelody ubwe yamubereye umujyanama n'inshuti imuhagarariye mu rugendo rw'ubuhanzi ndetse amuha imirongo ngenderwaho mu kumenya uko ubuhanzi bukorwa mu buryo bw'umwuga. Ku bijyanye n'ingaruka yagize ku muziki w'u Rwanda, Juno Kizigenza afatwa nk'umwe mu bahanzi bashya bahinduye uburyo urubyiruko rubona umuziki. Yahinduye imyumvire yo kubona ko gukora indirimbo nyinshi kandi zifite ireme bishoboka nubwo umuntu yaba akiri muto. Imikorere ye inoze, uburyo yandika indirimbo zirimo amarangamutima n'ubushobozi bwo guhuza injyana zitandukanye byatuma afatwa nk'indangarugero mu bahanzi bashya b'igihe cye. Bamwe mu bahanzi benshi bakizamuka muri iki gihe bavuga ko bafatira urugero kuri Juno Kizigenza bitewe n'uburyo yihagazeho kuva mu ntangiriro ndetse no kuba atajya yica intege nubwo umuziki nyarwanda ugira imbogamizi nyinshi. Buretse bo mu Rwanda n'abandi bahanzi bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bamubona nk'umuhanzi mwiza w'ejo hazaza ukorana umurava n'ubwitange kandi ugira impinduka nziza mu mico y'urubyiruko. Ubuzima bw'urukundo, Juno Kizigenza akiri muto kandi kugeza ubu nta makuru yizewe agaragaza ko Juno yahuye n'ibibazo. Juno Kizigenza yagaragaye afatanya na gahunda zita ku bana cyane cyane muri gahunda y'igikorwa cyo guteza imbere Learning for Play, uburyo bwo kwigisha abana binyuze mu mikino n'imyidagaduro. Yifatanyije n'umushinga wa Kinyarwanda ndetse n'izindi nzego mu kumenyekanisha no gushyigikira gahunda zigamije guteza imbere imyigire y'abana mu mashuri abanza. Ibi bikorwa byerekana ko atari umuhanzi wibanda gusa ku ndirimbo, ahubwo afite umutima wo gufasha sosiyete no gutanga umusanzu mu burezi bw'abana. Juno yinjije umwuka mushya mu muziki nyarwanda akoresheje guhuza injyana ya Afro Fashion, R&B na Afro Pop n'ubutumwa bworoshye kandi bwuzuye amarangamutima. Ibi byatumye indirimbo ze zorohera benshi ndetse zihuza n'urubyiruko. Album ye Yaraje yerekanye ubushobozi bwo gukora umuziki uhamye ufite umwimerere kandi wabasha kwicara ku rutonde rw'indirimbo zifite ireme mu Rwanda. Juno Kizigenza yitemo ubutumwa bwo gukorana umurava no gukoresha impano mu guteza imbere sosiyete. Abakunzi be cyane cyane urubyiruko bamufata nk'icyitegererezo cy'uko umuntu ukiri muto ashobora gukora umuziki w'umwimerere kandi ugira ingaruka nziza ku muryango. Uko ashyira imbere ibikorwa by'uburezi n'imishinga ifasha abana bituma aba urugero rwiza kuri benshi. Juno Kizigenza nubwo yageze ku izina rikomeye mu Rwanda, aracyafite urugendo rwo kwagura izina rye ku rwego mpuzamahanga. Mu biganiro yagiye avuga ko afite inzozi zo kuzana ibihembo mpuzamahanga nko ku rwego rwa Grammy ku muziki w'u Rwanda, ariko kugeza ubu ibikorwa bye byibanda cyane ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'u Rwanda. Guverinoma, ibitangazamakuru n'abakunzi be bamushyigikiye mu rugendo rwo kuzamura umuziki we hanze. Juno nakomeza inzira ye y'akazi n'umurava ashobora kuzibukwa nk'umwe mu bahanzi b'abanyempano baje gukurura ubushake bw'urubyiruko bwo gukora umuziki uhuje injyana zigezweho n'umuco nyarwanda, ndetse n'umuhanzi wakoresheje impano ye mu guteza imbere gahunda y'uburezi n'imibereho y'abana. Mu myaka ya vuba, Juno ari mu bikorwa byo kumenyekanisha album ye Yaraje ndetse no gutegura ibitaramo birimo homecoming concert n'ibindi bikorwa byahuriranye n'itangazamakuru. Hari ibiganiro byinshi kandi bimwerekeyeho mu binyamakuru by'igihugu ndetse n'amakuru ku mbuga z'umuziki. Juno ari gukora indirimbo nshya ndetse ari no gutegura ibikorwa by'ubukangurambaga
n'ibitaramo bitandukanye birimo ibyo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki, kandi yagiye agaragaza intego yo gukorana n'abahanzi bakomeye, kwagura imikoranire n'abatunganya umuziki, aba producer mu buryo bwo kugira ngo akomeze gukora indirimbo zifite ireme mpuzamahanga. Ibiganiro bye byahaye urubyiruko icyizere cyo kumva ko hari byinshi ateganya mu gihe kiri imbere. Abakunzi bategerezanyije amatsiko ibikorwa byo gukomeza gusohora indirimbo zifite ireme, bufatanye bushya, collaboration n'abahanzi bakomeye mu karere ndetse no hanze ya Afurika, ndetse ari gutegura n'ibitaramo binini. Reka mushimire wo gukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Just in Mind ha Rerimana.